Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aza tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka tugufatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa kibuza kunyuranaho ibumoso ku binyabiziga bikurikira. Kino cyapa ubundi kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, bari kukubuza kunyuranaho ibumoso. Ku bihe binyabiziga? Ku binyabiziga byose. B, ku binyabiziga byose bifite moteri. C, ku binyabiziga byose uretse ibinyamitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Ku binyabiziga byose uretse ibinyamitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, ariko turebye mu birango uri kubonamo imodoka. Ubundi imodoka iri iburyo iri mu mukara, ariko iri ibumoso iri mu mutuku. Bivuze ko ubujijwe kujya ibumoso kubera ko imodoka iri ibumoso iri mu mutuku. Ariko kubera ko mu birango harimo imodoka, n'ubundi ubwo bari kuvuga ku mamodoka. Ariko ibinyabiziga wanyuraho ni iby'imitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande, ariko ukaba ubujijwe kunyura ku bindi binyabiziga byose. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramutse ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibinyabiziga bikoreshwa nka tagisi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa bishobora gushyirwaho itara ryerekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. Iryo tara rishyirwaho ku buryo bukurikira, berekana ko icyo kinyabiziga kitakodeshejwe. Ku buhe buryo? A, ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. B, ni itara ry'icyatsi rishyirwa ibumoso. C, ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma. D, A na C ni ibisubizo by'ukuri. A, ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga, na C ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma. Bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Hano weho urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga, berekana ko icyo kinyabiziga kitakodeshejwe. Bibutsa ko kode ziri kuboneka, bwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka ngufatire kode, yaba iyo ku ruhushya rwa burundu kuri kategori zose cyangwa se kuri provisoire mu turere twose. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe cyangwa se mu buryo bwa online. Intego aba ari imwe, ugerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo za autobisi zagenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara abiri asa n'icunga rishije amyasa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira.
ashyirwaho ku buhe buryo? A. Amatara abiri ashyirwa inyuma. B. Amatara abiri ashyirwa imbere. C. Rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. D. B na C ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo B amatara abiri ashyirwa imbere na C rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma, berekana ko mugomba kwitonda kubera ko bari kwerekana ko icyo kinyabiziga kirimo abanyeshuri. Ntabwo watubwiye ukuntu bangana, birashoboka ko harimo n'incuke. Rero itara rimwe rishyirwa imbere kugira ngo ibinyabiziga biturutse imbere bimenye ko bigomba kwitonda, irindi rigashyirwa inyuma kugira ngo n'abaturutse inyuma y'iyo otobisi bamenye ko bagomba kwitonda. Ndizera ko waramusamo C, ndizera ko waramuswe yandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurikaho amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo hejuru y'ubutaka ariko ikinyabiziga kidapakiye: A. metero 1 na santimetero 50. B. metero 1 na santimetero 75. C. metero 1 na santimetero 90. D. metero 2 na santimetero 10. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, metero 1 na santimetero 90. Kino kibazo bajya bagihindura bagafata zino metero bakazishyira muri santimetero. Ntibizakugore, ikintu baba wakoze ni uguhindura ingero gusa. Bakavuga ngo A. santimetero 150. B. santimetero 175. C. santimetero 190. D. santimetero 210. Ntibizakugora, ikintu wakoze ni uguhindura ingero gusa. Hano rero duhisemo C, metero 1 na santimetero 90, ariko nubona mu kibazo wavuze ngo santimetero 190 ntibizakugore, uzahita ubihitamo. Ndizera ko waramusamo C, ndizera ko waramuswe yandika ku papuro. Ndi kubategurira amasomo, ukanda subscribe kugira ngo ikintu cyose cyizaho ujye uhita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitesi idakora? Ibyo birashoboka se? Bishoboka, byashoboka ryari? A. igihe kigenda hamanuka. B. igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. C. igihe gifite feri y'urugendo. D. ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga mujya mubibona nk'iyo habaye impanuka, ikimodoka cyaguye munsi y'umuhanda hakaza ikindi kikazirikaho ibizirikisho ubundi bakagikurura. Icyo kiri gukururwa uretse kuba kiri kugendesha amapine gusa, moteri ntiba yakana, vitensi ntiba iri gukora. Niyo mpamvu duhisemo B, igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Turabahisemo, ndizera ko n'ikimuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa urabona gifite iyihe shusho? Ishusho ni mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kuvuga ngo umuzenguruko utukura no kuvuga ngo mu ibara ritukura ibyo byose aba ari kimwe. Kuvuga ngo ubuso bwera no kuvuga ngo ubuso bw'umweru ibyo byose aba ari kimwe, ibirango byo ni umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. akazamuka gashinze cyane. B. umuyaga w'intambike. C. uruhererekane rw'amakoni. D. umuhanda unyerera. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, umuhanda unyerera. Ukaba ugiye kugira mu gice cy'umuhanda uri kunyerera cyane. Uri kubona ko ino modoka iri mu birango iri kwandika 8. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Urabanza ukagenda urugendo
hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 ukabona kugera muri icyo gice cy'umuhanda kirimo ubunyereri. Ndizera ko uramutse mode, ndizera ko uramutse yandika WhatsApp utari wahisemo, ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batanayoboye n'umwarimu bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zijye hejuru, uretse ubutaka butsindagiye butandukanye imihanda ibiri bwo kunyurwamo gusa n'aba bakurikira. Bwo kunyurwamo gusa n'abande: A, abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. B, abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Ubundi abanyamaguru baba bategetswe kunyura kwa ziriya nzira ziri impande y'umuhanda, hariya impande y'umuhanda ntabwo muba mwemerewe kugendera muno hagati mu muhanda, cyane cyane ku bantu batembereye muri Kigali ubona ko nko hagati mu muhanda haba harimo nka jaride. Iriya jaride kuyigenderaho uri umunyamaguru biba bibujijwe. Ariko mubona ko nk'ihari zebra cross, nubwo haramo hagati haba harimo jaride, haba hari ubutaka butsindagiye bwigiye hejuru, buriya buhagararwamo n'abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Ugiye kwambuka umuhanda uhita ubona haje ibinyabiziga byinshi, ukaba waba uhagaze akanya gato, rero niho bari kuvuga uba ubujwe kuhagendera. Ariko mu gihe ushaka guhagarara akanya gato mu gihe uri kwambukiranya umuhanda biba byemewe. Niyo mpamvu duhisemo A, abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Turabahisemo, ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ibinyabiziga biherekeranyijwe mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Niba ibinyabiziga bigiye mu butumwa byatonda umurongo urenze metero 500, bigabanywamo amatsinda. Ayo matsinda bagomba kuba atarengeje ibihe bipimo by'uburebure: A, utarengeje metero 50, B, utarengeje metero 100, C, utarengeje metero 150, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni A, utarengeje metero 50. Hagabanywamo amatsinda. Ayo matsinda nibyo mwita mu Gifaransa ngo ni cortege, abagomba kuba atarengeje metero 50 z'uburebure. Nuriya mwanya uri hagati y'itsinda riri imbere n'iriri inyuma byibura ubugomba kuba ungana na metero 50. Ariko ukibuka ko ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyijwe mu nsisiro bitajya bikurikiza rino tegeko. Byo nubwo byaba bitonze umurongo urenga metero 500 ntibigabanywamo amatsinda. Ndizera ko n'icyo kibazo nibura muka kikubajije uzahita ugikora, kubera ko mabikubwiye hakiri kare kugira ngo ure nabyo mu kizamini wakora mu kanya. Bifiteho amakuru y'itubikora, murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ni iki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo, ugeze kuri feruje usanze harimo ibara ry'umuhondo. Murabizi bikoresha amatara 3: umutuku, umuhondo n'icyatsi. Usanze harimo umuhondo wakora iki? A, kongera umuvuduko. B, kugumana umuvuduko wari uriho. C, kwitegura guhagarara. D, gufata feri cyane. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, kwitegura guhagarara. Witegura guhagarara kubera ko biba birava mu muhondo bita bijya mu mutuku. Rero ubundi baravuga ngo iyo hatse umuhondo, iyo utari warenga wa murongo uba wahagarara. Ariko iyo maze kurenga urakomeza kugira ngo ubwo haraba hatse
icyatsi ku rundi ruhande utabangamira ibyo bindi binyabiziga. Rero iyo hatse umuhondo uba ugomba kwitegura guhagarara kubera ko biva mu muhondo bihita bijya mu mutuku. Ndizera ko uramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo mu gihe ukurikiranye na romoroki ni ukubera iki ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo? A. Bituma ubasha gukata ikorosi vuba. B. Bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo. C. Bifasha romoroki guhagarara byoroshye. D. Bikurinda umuyaga. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo. Izi ndorerwamo bari kuvuga ni retroviseur. Ubundi iri kugenda inyuma ya rukururana ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo kugira ngo naba ari kureba imbere akabona nta kindi kinyabiziga cyaje abe yaba ari no kukubona abone ko yahita naguhinzira akakubwira ati nyuranaho ibumoso nta kibazo. Rero ugomba gusigamo umwanya uhagije kugira ngo bifashe umuyobozi wa romoroki kukurebera muri retroviseur. Ndizera ko uramutse B. Ndizera ko uramutse yandika ku gapapuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka. Bwira ko rero ushaka gukoreramo itariki ushaka n'isaha ushaka ngufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 tukwigishe ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Hanyurwa na velomoteri gusa. B. Nta modoka. C. Hanyurwa n'imodoka gusa. D. Ntihanyurwa n'amapikipiki. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ntihanyurwa n'amapikipiki. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ikintu cyose kiri mu kirango wari kukibuza. Harimo umunyamaguru, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Harimo velomoteri, ntihanyurwa na velomoteri. Harimo za modoka zagenewe gutwara ibicuruzwa, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Hano harimo ipikipiki, none duhisemo D ivuga ngo ntihanyurwa n'amapikipiki kubera ko kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Murabizi tugira amoko n'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe video nagukoreye, urasoza kwireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo icyapa cyerekana ko inzira giteye mu ntangira idakomeza kigaragazwa n'ikirango, ikimenyetso cy'amabara akurikira: cy'amabara sate: A. Umukara n'umutuku. B. Umukara n'umweru. C. Umweru n'umutuku. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Umweru n'umutuku. Kiriya cyapa kigaragaza ko inzira giteye mu ntangira idakomeza. Kirango rero no kuba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu, haba harimo ikirango gikoze nka ta, akarongo gahagaze kaba gasa umweru, gatambitse hejuru gasa umutuku. Bari batubajije amabara y'ikirango, ubwo rero birumvikana n'umweru n'umutuku. Ndakeka ko uramutse ndizera ko uramutse yandika ku gapapuro. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe iriya video, urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakongera kukugora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo buri modoka yagenewe gutwara abantu ariko umubare wabo narenga ukaba munsi y'abatandatu umuyobozi abariwemo igomba kugira imikandara yo kurinda ibyago igenewe aba bakurikira. Igenewe bande:
umuyobozi, b umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere, c ishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma, d ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kucyitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Harizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ziriya modoka zitwara abagenzi ariko umubare wabo ntarengwa ukaba munsi ya 6 umuyobozi arimo, ibigomba kugira imikandara yagenewe bande umuyobozi. Umukandara w'umuyobozi wo ni itegeko, n'umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere ni itegeko. Ariko umwihariko wa ziriya modoka ku bantu bazigenderamo muri guhita mubyumva, ziba zifite imikandara no ku zindi ntebe z'inyuma. Niyo mpamvu duhisemo D ibisubizo byose ni ukuri. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Turabahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo umurongo w'umuhondo ucagaguye uciye ku nkombe nyayo y'umuhanda, umusezero w'inzira y'abanyamaguru cyangwa w'inkengero y'umuhanda yegutse uvuga ibi bikurikira. Uwo murongo uba uvuga iki? A guhagarara umwanya muto birabujwe ku burebure bw'uwo murongo. B guhagarara umwanya muto no munini birabujwe ku burebure bw'uwo murongo. C aho bahagarara umwanya muto n'umunini. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Ndizera ko waramusamo D. Utarahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tutatuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibihe bipimo? A iby'inyuma metero 3 n'ibice 40, B iby'imbere metero 2 n'ibice 50. C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Harizo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi ku binyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga, ibiziga baba bari kuvuga ni imipine. Iby'imbere, iyo bavuze iby'imbere ni uwango kuva ku mupine w'imbere kwiyo rukurana kugera aho ikinyabiziga kiragarukira ari kugana imbere. Iby'imbere biba bigomba kuba ari metero 2 n'ibice 70. Noneho iby'inyuma biba bigomba kuba ari metero 3 na santimetero 50. Hano rero uko nako nta hamwe bigeze bavuga ibisubizo bya nyabyo. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iby'inyuma bari metero 3 na santimetero 50 cyangwa se metero 3 n'ibice 50, mu gihe iby'imbere aba ari metero 2 na santimetero 70 cyangwa se metero 2 n'ibice 70. Niba bikubaza gutyo uzabikore mba mbikubwiye hakiri kare kugira ngo ikintu cyose niba kikubaza ubu gifite amakuru y'itugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, ipambi idatonoye, ibishara, ibyatsi, ibishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, uretse amapaki afunze, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Bushobora kugera ku bihe bipimo? A metero 2 n'ibice 50, B metero 2 n'ibice 75, C metero 3, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, metero 2.75. Ntabwo bigomba kurenza bino bipimo. Kuvuga ngo metero 2.75 ni kimwe no kuvuga ngo metero 2 na santimetero 75. Niba bivuga muri ubwo buryo nabwo uzahita ubikora. No ikintu bakoze no guhindura ingero gusa. Ndi kubategura amasomo kugira ngo uzahite uyabonera ku gihe, ukanda subscribe aho hasi. Waba ufite igihe gito ukanyandikira kuri WhatsApp nkakwigisha by'umwihariko mu gihe gito. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789931626. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo uretse mu miji ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni ubuhe buremere? A, toni 20, B, toni 16, C, toni 12, D, toni 10. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, toni 12 kwa bino binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3. Toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe iba ingana n'ibiro 1000. Noneho ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu haba ari toni 16. Nibarenzaho ako kantu ngo cyangwa irenga hatarimo makuzungu uzavuge ko ari toni 16, ariko nibagarukira aha uzahitemo ko ari toni 12. Ibyo byose mba mbivuzeho kubera ko mbazi ko ari ibibazo bababaza kugira ngo uzahure nabyo bifite amakuru y'itubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, umuhanda utaringaniye iburyo. B, akamanuko gashobora gutera ibyago. C, ahantu umuhanda umeze nabi. D, uhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, akamanuko gashobora gutera ibyago. Bugiye kugera ahantu hari agacuri cyangwa se ahantu hacuramye cyangwa ahantu hamanutse cyane haguteza ibyago. Rero kino cyapa 10% ntabwo ari ryo rihoramo. Bashobora gushyiramo 15% bitewe n'ukuntu ako kamanuko gashinze cyane, cyangwa gashyiramo nka 20%. Birumvikana uko bagenda bongera pourcentage niko agacuri garushaho gucurama cyane. Ndizera ko rero uramutamo B, ndizera ko uramusikandika wa papo. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora igihe agize uruhare mu mpanuka yo mu muhanda, aho ntawe ukomeretse ariko ibinyabiziga bikaba byateza icyago cyangwa byafunze umuhanda? Uba ugomba gukora iki? Uba ugomba kwitwara ute? A, gushushanya aho zagonganiye no kuzishyira ku ruhande. B, gukuramo abagenzi ugashyiraho icyapa cya mpande 3 gitukura ku modoka. C, gutegereza ko abapolisi bahagera mbere yo gukura ibinyabiziga mu muhanda. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo guhagarika ibindi binyabiziga kugeza ikibazo gikemutse mukabona kubikura mu muhanda. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, gushushanya aho zagonganiye no kuzishyira ku ruhande. Gushushanya aho zagonganiye kugira ngo abapolisi nibahagera bamenye uwari uri mu makosa, mukanazishyira ku ruhande kugira ngo mutabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ndizera ko uramusamo A, ndizera ko uramusikandika ku gapapuro. Tarabahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo igihe umuyobozi w'ikinyabiziga agenda mu nzira y'icyerekezo kimwe akifuza gukata ibumoso yakora iki? Inzira y'icyerekezo kimwe narayibabwiye.
wakora iki? A. Gutwara yegera umurongo wo hagati mu muhanda yerekeza ibumoso. B. Gutwara yegera uruhande rw'iburyo bw'umuhanda. C. Gutwara yegera ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. D. Gutwara hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Gutwara yegera ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Uri kugenda mu nzira y'icyerekezo kimwe. Inzira y'icyerekezo kimwe ni ya nzira y'umuhanda cyangwa se ya nzira iyo umaze kuyinjiramo ntabwo wemerewe gukata ngo usubire inyuma, ariko nawe mu gihe uri kugendamo nta kinyabiziga mwigera muhura kubera ko haba hagendwamo mu cyerekezo kimwe. Aho mu gihe urimo ukifuza gukata ibumoso kuri A impamvu itabayo. Bavuze ngo gutwara yegera umurongo wo hagati mu muhanda, kandi yari inzira y'icyerekezo kimwe nta mirongo yo hagati mu muhanda ibirimo. Kubera ko iriya mirongo yo hagati mu muhanda bayishyiramo bakubwira ngo uragendera iburyo, ibumoso hagenderwamo n'ibinyabiziga biri guturuka imbere yawe. Rero mu nzira y'icyerekezo kimwe kubera ko ibinyabiziga biba biri kugenda mu cyerekezo kimwe nta mirongo yo hagati mu muhanda ibirimo, ubwo A tuyivanyemo. B. Gutwara yegera uruhande rw'iburyo bw'umuhanda. Uratwara wegera uruhande rw'iburyo bw'umuhanda kandi uri gukata ujya ibumoso? Nabyo hoya. C yo niyo mu gihe kuri D naho bavuze ngo gutwara hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri, kandi twabonye ko mu nzira z'icyerekezo kimwe nta mirongo yo hagati birimo. Niyo mpamvu duhisemo rero ko igisubizo cy'ukuri ari C. Gutwara yegera ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Ndizera ko uramutamo C, ndizera ko uramutse cyandika wa papuro. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode, yaba iyo ku ruhushya rwa burundu cyangwa se kuri provisoire. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhite utsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibaho umugisha, mugire ibihe byiza, abari hafi gukora amahirwe masa.